Higura, higura, higura nawe. Muraho, mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa moya z'umugoroba, ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Ikaze mu kiganiro Higura. Ni ikiganiro kiba kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu. Ikiganiro mukurikirana kuri YouTube channel ya Alemuku. Nizere ko mumeze neza mwese mwe mudukurikiye kuri uyu munsi. Uyu munsi ndi Amandine nk'ibisanzwe, ariko kuri uyu munsi ndi kumwe n'undi muntu noneho ari we mutumirwa w'uyu munsi. N'umuhanzi kwihangana Elisha, umwe mu batsinze bazajya guhatanira igikombe cyangwa se igihembo cya kirushanwa rya East African Got Talent. Uyu munsi turi kumwe, agiye kutwibwira mu mvugo ya gihanzi. Ese ninduze gukana nyiramwiza we, ninduze gukanihogoza nyiramwiza we. Ya ni Elisha nk'ibisanzwe, umuhanzi nyarwanda uririmba gakondo. Uri umuhanzi nyarwanda uririmba gakondo, ariko none by'umwihariko tugiye kugaruka kuri iki gihembo cyangwa se irushanwa ugiye guhatanira, kandi ugomba gutsinda uko byagenda kose ubishyizemo imbaraga. Hanyuma rero ni ikireba ngo wakoresheje warushanyijwe uri kumwe n'abantu benshi mu guhatana, wahatanye uri kumwe na benshi cyane barenga ibihumbi. Ireba ngo wakoresheje kugira ngo ubugeze ahangaha ugiye kwambuka umupaka ukajya muri Kenya guhatanira iki gikombe. Ya murakoze cyane. Ntago navuga ko hari ibanga ridasanzwe nakoresheje, gusa ntabwo rirahari kubera yuko ukurusha ubutwari ngo muratabara na burya nakoresheje injyana gakondo mu gihe hari benshi bari bahisemo kuririmba zino njyana zisanzwe z'amahanga, ariko nasanze umuziki wacu nyarwanda ufite ibanga rikomeye, kuko kuba naratsinze kandi n'abajije batari abanyarwanda batumva n'ikinyarwanda ariko bakumva iyo njyana ifite ubundi buryohe, bishatse kuvuga yuko iryo ari ryo banga rikomeye narushije abandi. Ugiye kujya muri Kenya, ni iki kidasanzwe uzakora nk'umunyarwanda kugira ngo wegukane iki gihembo? Ikidasanzwe n'ubundi ni cya kindi tubarusha, ariyo wa muziki wacu gakondo, kandi naneho nzaba njyanye muri competition n'ubundi, ahubwo ndifuza kuzawukora mu buryo bwiza buzatuma ubasha kumpa amahirwe yo kuba nakegukana igikombe, cyangwa se nabwo niyo nta cyegukana ndizera ko nzaba nakoze ibishoboka. Kugira ngo umuziki wawe uryohe, ni ikihe gicurangisho ukoresha kugira ngo umuziki wawe urusheho kuryohera amatwi? Ubundi iyo uvuze umuziki nyarwanda buri wese ahita ko yumva bya bicurangisho nyarwanda. Ngewe rero nkunda inanga, nicyo gikoresho mba numva cyakiganza mu bihangano byanjye. Nicyo babwira abanyarwanda muri rusange ku muziki gakondo? Ahubwo icyo nababwira ni bakanguke, bongere bumve yuko ubunyarwanda bushingiye kuri gakondo yacu, bushingiye kuri wa muco, bivuze ko umuziki nawe urimo, bongere bawukunde, ahubwo bawurutishe izindi njyana zo mu mahanga. Icyo nicyo kintu nabasaba cyane, banashyigikire n'abawukora muri rusange kugira ngo tubashe kuwukwiragiza isi yose. Mufurije amahirwe masa. Murakoze cyane. Muramwumviye, ni umuhanzi Elisha uzajya kurushanirwa cyangwa se kuruhatana n'abandi mu gutsindira igihembo cya East African Got Talent nk'uko twaze tubibabwira. Rero uyu munsi n'ubundi turabaza ibibazo nk'ibisanzwe, nk'uko ku musozi w'ikiganiro tubabaza ikibazo mukaza kugisubiza wagitsinze agahembwa ibihumbi 10, haba kuwa mbere no kuwa gatatu. Kuwa gatanu tugatangaza abatsinze nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi rero ikibazo turaza kugarukaho ni ikibazo kigira kiti: mutubwire ese inanga ariyo uno muhanzi twaganiye atubwira yuko ari yakoresha mu muziki we, ese inanga niba muyizi igira imirya ingahe? Ubundi iyo mirya ibikoze muki? Utanga abandi ni uba watsinze kandi yasubije neza. Iyo yasubije neza nibwo aba ari umuhanga kandi aba yanasubije neza cyane, agahabwa igihembo cy'uko yatsinze. Njye wageze iki kiganiro ndi Amandine. Nshimire Robin kuri kamera, nshimire kandi na Alemuku umuterankunga w'iki kiganiro, ari nawe umuyobozi mukuru w'iki kiganiro. Komeze kugira ibihe byiza. Inimero muzajya musubirizaho ni 07
84 25 33 57.